Ntihica rubanda hica ingoma mbi. Twagize abantu bacu nangwa abana b'igihugu bagize umwera barawuhungana ko mutaba twogereje ngo bagere iwanyu abakonkomane ko mwari abavandimwe tubana neza. Niki cyatumye ahubwo ngo muboze abasigaye mu Rwanda twaroze abana badusigiye twabagize abantu tubana neza turushingirana kuko imwe mutabogeje twavangiwe n'ubuyobozi ariko turabavandimwe. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Mudenge Boniface ndi umurinzi w'igihango waturutse mu karere ka Rubavu. Ejo twaganiriye ku kiganiro cy'imibereho terambere ry'igihugu. Iyo turi hano numvise ninjoro hari abanyamakuru bajaga mu isesengura makuru bavuga ko umushyikirano wari iminsi mike ariko ntabwo ari mike kuko twese kubu na Mudenge urahambagarariye nk'abantu nk'igihumbi kubera tugera ku baturage kandi baba badutumye. Hari ikibazo rusange cyo ku miturire, ubuhinzi n'imiturire ni gahunda y'igihugu iri kuvugururwa. Abadepite ntumwa za Rwanda mu minsi ishize baradusuye twese nabyumvaga no kuri radio n'ahandi, ariko kiracyabogamiye abaturage nyakubahwa. Kunoza kugira ngo imiturire inozwe n'ahari ubuhinzi hagenewe ubuhinzi naho hatunganwe ni ikibazo kikigoye. Urasanga ahubwo inzego zifite mu bubasha zibanze zitabaye maso abaturage baziroga bashaka gutereta ngo babaha akantu yibakire igihe amaze gutegura ibikorwa bye byo kubaka. Twasabaganya ko Perezida wa Repubulika ko iyo gahunda inzego zibishinzwe zareba uko zibinoza kugira ngo abaturage base nabava muri icyo gihirahiro gitinze kuko ni ikibazo kibogamye. Kabiri, ku kiganiro turi mu bu Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga avuze, ndavuga ku bubanyi n'amahanga ku muturage. Umuntu ashobora kumva ububanyi n'amahanga ku muturage nka Mudenge utariza akumva hari ndi kubaza ibintu bisa naho ari ukuyoba, ariko dufite uruhare mu bubanyi n'amahanga. Duturiye igihugu cya Kongo, ndi wo mu murenge wa Bugesha. Mu minsi ishize ibibazo byabaye Kongo byabaye ariko dufite abana b'urubyiruko wo mu nyenyeri itazi mu muryango nashinze nyakubahwa Perezida wa Repubulika wo kubanisha abanyarwanda ndetse n'abaturanyi b'ibihugu byacu by'inshuti duturanye. Muri iyi minsi rero twarasubukuye uwo mubano nubwo habaye ibibazo by'intambara. Hari ikipe y'abana bacu b'urubyiruko n'iya Kongo bagenda bahura nubwo biriya bibazo byabaye, ariko twakomeje kurinda ubuvandimwe kugira ngo bito gusenya ubuvukane bwacu no guturana. Mu minsi ishize nabajije umubyeyi umwe ndamubaza se n'ibiki byabaye. Twagize abantu bacu nangwa abana b'igihugu bagize umwera barawuhungana ko mutaba twogereje ngo bagere iwanyu abakonkomane ko mwari abavandimwe tubana neza. Niki cyatumye ahubwo ngo muboze abasigaye mu Rwanda twaroze abana badusigiye twabagize abantu tubana neza turushingirana kuko imwe mutabogeje. Arambwira ngo muze mu kiganiro watubwiye mbere yuko umupira waho watubwiye ngo ntihica rubanda hica ingoma mbi. Twavangiwe n'ubuyobozi ariko turabavandimwe. Ibi muri guhembera ngo tubane koko ni mu bikomeze. Ndasanga rero bavandimwe muri hano tugomba gutera intambwe mu bubanyi n'amahanga duhereye naho dutuye. Icya kabiri, icya gatatu, ariko nkiraho nyakubahwa Perezida wa Repubulika, uriya musore w'umuhanzi dusangiye nanjye imbaraga. Tugiye Washington twageze mu gihugu kimwe baratwakira ntabwo ngivuze, ariko resitora twagiyemo batwakira nabi. Ariko hari uwa muri iyo ntege dusangiye urugendo tutabimenye turanegura, ariko babivugaga mu Cyongereza, hari uwamfashaga mu rurimi witwa Kalisa waruvuye muri Madagascar kumfasha mu rurimi. Banegura yuko twakiriwe nabi muri icyo gihugu ndetse bakinenga muri rusange. Tugeze Washington yari yatubajije hoteli turaramo amenya ni nomero, habaye nijoro araza kutuganiriza aza kutubiburamo ya shusho twajyanye y'igihugu cyabo kubera resitora twakiriye nabi. Naravuze nti uyu mwene gihugu akunda igihugu cyabo nubwo ari uwagize resitora mbi ariko aranga kumwera uba w'igihugu cyabo cyose. Ibyo uriya musore yavuze ubanye n'amahanga tukwiriye kugiramo uruhare. Natwe twageze mu Bubiligi bari kutubaza ibyangombwa
nzanye pasiporo yanjye visa bandebye ngo butu wa Kagame bampakanya ndikomereza batiriwe bansaka. Ariko umwe twari turi kumwe ndashatse kuvuga mu bihugu duturanye nayo twari dusangiye urwo rugendo baramutindanye baza Kalisa ndise nibiki byabaye ati byari byo kiriya gihugu ntabwo bakizeye. Avuye nyuma y'iminota 30 turamaze se byabaye buhoro ati bambazaga ibibazo byihariye mbona batankengurukwa bankekamo ibintu byinshi. Najyanye imbaraga nyakwa Perezida wa Repubulika nabaho nanjye mudenge nubwo ntizi ariko narize mu kuzahisha agaciro igihugu cyanjye. Nsoza kuri iyi ngingo dukwiriye kugira ubanye n'amahanga dufite n'abandi bahabye kandi ari abanyarwanda. Ngeze Washington dufata amafoto narebye mwene wacu nakunze wari kumwe n'umudamu we nashatse kumuhobera ngira ngo nimubwira ngo muraho nambwira ngo uraho neza muhobere nkushaka kumumira ariko namureberaga mu Bunyarwanda we yandebeye mu Buhutu n'Ubututsi. Dukwiriye kuba abantu baryoshye ubanye n'amahanga tukwiriye kutabuharira inzego natwe tukabigiramo uruhare. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Nkurunziza Joseph Ryarasa nkaba nkora muri societe civile aho reka ngushimire byimazeyo ejo utangiza iyi nama washimye uruhare rwa societe civile mu iterambere ry'igihugu. Ndashimira na pano ya dusangije ku miyoborere y'igihugu. Nkaba mboneho umwanya wo gushimira Dr. Doris ku mikorere n'imikoranire myiza hagati ya RGB na civil society n'isengero mudutoza gukora neza kugira ngo tube intangarugero. RGB imaze imyaka 12 Ryarasa mwihangane kubaca mu ijambo twarasa ku ntego kugira ngo n'abandi babone umwanya. Yes. Murakoze. RGB imaze imyaka 12 ikora ubushakashatsi kuri citizen satisfaction ariko pira ya service delivery ihora iri ya nyuma. Ese izo raporo RGB ikora hari ubwo inzego ziziheraho kugira ngo za nzego zidaperforminga zibe summoned tujya kumva ngo umuyobozi yeguye kubera impamvu ze bwite. Ese nuko raporo zanyu zagaragaje icyuho? Ngiye kuri Minisante iminsi ishize mwumva abaturage bavuga serivisi mu nzego z'ubuvuzi. Nzi ko specialized health services ziba ku district hospitals na tertiary. Ese kugira ngo improving services hari specialized services zajya kuri health centers nka diagnosis testing diabetes, renal diseases, obstetrics kugira ngo tugabanye pressure muri tertiary facilities, service zihute kandi zinozwe. Murakozwe. Murakoze cyane. Twajya no ku ruhande rwo hejuru twibuke kurasa ku ntego. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Amazina nitwa Ndarutse Merci nkaba ndi rwiyemezamirimo ukomeye cyane. Ntago ndanguza cyangwa ndangure ahubwo ndasetsa. Nizi ikoranabuhanga ariko ntunzwe n'urwenya mwamuhaye amashyi. Twatangiye platform cyangwa se urubuga ruhuza abakunda gusetsa abazi gusetsa n'abakunda guseka aho abaseka bishyura abasetsa bakishyurwa twe turasetsa tukanasora binyuze mu rwenya. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika muri urwo rugendo iyo ndi gushaka talents cyangwa se abanyempano njya mu bigo by'amashuri nka creating comedy clubs kugira ngo nibasoza kwiga bazajoining main comedy yitwa Jen's Comedy Show. Nasabaga Ministeri y'Uburezi ni igitekerezo ko impano z'abana b'Abanyarwanda zishyigikiwe guhera mu mashuri matoya zikazamuka mu mashuri makuru byaba byatangiye gufata irange cyangwa se umurongo ku buryo basoza batangira kubibyazamo amafaranga. Ndashimira First Lady kuri gahunda ya Rwanda ubuhanzi ko niyo nazamukiyemo birangira mfite iyo platform na gahunda ya Ministeri y'Urubyiruko ya Art Connect. Muri Youth Connect wongeyemo igisate cy'ubuhanzi. Amafaranga ya mbere ni ngewe wayatsindiye mu mpamashyi kuko rwose birakomeye cyane. Gusetsa abantu ntabwo biba byoroshye
nyakubahwa perezida wa repubulika ndashimira umujyi wa Kigali muri gahunda z'umujyi natwe turimo ubundi tumenyereye ko muri gahunda z'umujyi haba harimo siporo rusange umuganda rusange ubu twongeyemo ni seka rusange aho abanyamujyi bahura bagaseka rwose kabiri mu kwezi. Nyakubahwa perezida wa repubulika izo gahunda zose wagiye uzitabira nashakaga kugutumira muri gahunda y'iseka rusange natwe ukazatugeraho murakoze kandi tuzagusetsa ivumbi ritumuke. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Ngiye nitwa Binama Jessica Nyakesa, nkaba ndi a social justice advocate but also the communications officer and youth ambassador for the European Business Chamber of Rwanda, which represents 200 companies including 21 EU states but also consulates here in Rwanda. And ngiye nashaka gutanga ikibazo ariko gikubiyemo n'igitekerezo biribanda ku kiganiro n'ubundi twaganiriyeho cya education ni gute to making sure yuko the youth ibyo bari kwiga ari byo bikenewe ku soko ry'umurimo. So probably the Minister of Education could share about the strategies or what the government is implementing to make sure yuko what is being put out on the market is what is actually needed. Ikindi nashaka gutanga igitekerezo yuko the private sector abikorera ku giti cyabo Mifotra Mineduc twakorera hamwe kugira ngo dutangire gukora career development and orientation duhereye ku myaka ya kare, kuko nkuko tubizi mu Rwanda dutangira guhitamo amasection hakiri kare, ariko niba uyu munsi ntazi yuko hari kariyeri runaka ibaho nkatora section itajyanye nabyo bizangora kugira ngo mbe nahindura nyuma kandi nabyo bizaffectinga success yanjye. So nkatwe kuri EBCR dutegura buri mwaka career fairs zizwamo n'urubyiruko rungana hagati ya 400 ariko ibera muri Kigali at the moment, ariko dufatanyije na the government dufatanyije n'abandi muri private sector twabasha no kubijyana no hagati no hanze ya Kigali bigafasha urubyiruko rwinshi rurushijeho. Nanakunze ko kuri pano dufite ubungubu Bruce Melody tumaze kumva merci nawe apresenta. Mu by'ukuri ngiye ku giti cyanjye nkura nta muntu wambwiye ko nshoboye kuba umukomedian cyangwa se ko nshoboye kuba umuhanzi nka Bruce Melody. Tubaye twafatanyije nk'igihugu na private sector tukagira more investment into this career fairs and career development, twabasha kujya tugira izo career fairs hakazamo nabo bahanzi nka Bruce Melody akaba yasharinga urugendo rwe hakiri kare n'abandi bakigiraho. Murakoze. Murakoze. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Nitwa Bakundukize Elize, nkaba ndi umuyobozi w'ikigo cy'urubyiruko cy'akarere ka Gisagara. Nyakubahwa igisagara turabakunda, turabakunda. Impamvu mbihamya nuko no mu matora aheruka twabaye abambere, haba gutora neza n'ubwitabiri. Nyakubahwa perezida, Gisagara waduhaye ubuzima, tubayeho neza, ya kaburimbo mwatwemereye twarayibonye, muzaze kudusura. Habagira ngo rero nshime ko mwashyizeho ibigo by'urubyiruko mu Rwanda bifasha abajeni guhanga umurimo no kuzamura impano zabo, turagishima. Hano igisagara dufite serivisi yigisha abajeni imyuga y'igihe gito ndetse no kuzamura impano z'abato, aho dufite academy ka football harimo n'abana 10. Elize, Gisagara tuzaza kubasura rwose tubirebe, ariko niba hari ikibazo mwifuzaga kubaza mwahita murasa ku ntego ndetse na mugenzi wawe akahita abaza ikibazo. Turifuza ko ibigo by'urubyiruko byahabwa accreditation itangwa na RTB kugira ngo babajeni biga imyuga bagira amahirwe ku isoko ry'umurimo. Murakoze. Murakoze cyane. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Nitwa Nshimiyimana
Alexandre akarere ni aka Gisagara. Turabashimira ibikorwa remezo mwaduhaye muri byo uretse ko ari byinshi ndashaka kuvuga ku buhinzi kuko genda umuhinzi bya bishanga mwaduhaye twarabibonye ko ari ubukire mwari muteretse iwacu. Nk'abahinzi rero twabibyaje umusaruro turahinga umuceri mwinshi ubu turaweza inganda ziri iwacu nka Gikonko imibare yarushaho kubyerekana. Ntabwo ari umuceri gusa kuko duhinga n'ibindi bihingwa byinshi nk'ibigori bitewe n'ikibaya cy'Akanyaru, ibishyimbo, imyumbati n'ibindi byose turabihinga bikera. Imbogamizi dufite mubyeyi nimwe nuko kugera ku isoko biratugora, umusaruro wacu ukangirika. Nge ngirukana byirutse numva bavuga ngo iyo uwaguhaye aranakongera. Uwo muhanda mwaduhaye mugenzi wanjye amaze kuvuga, wa wundi uva Huye ukagera ku karere ka Gisagara, twasabaga ko bikunze wakomerezaho ukaduhuza n'umuhanda wa Rwabusoro, ubwo twaba twageze i Kigali ku masoko ashimishije. Nta musaruro wacu wakongera kwangirika, kandi Gisagara yaba urujya n'uruza bitewe n'uko ibyo kurya dufite byatuma benshi baza kuduhahira. Murakoze mubyeyi. Tukaba twabasaba ko natwe aba content creators bo mu byaro twahabwa amahirwe nk'ayo abo mu mujyi bahabwa, harimo kwitabira campaigns atandukanye nka za Visit Rwanda ndetse no kwiyamamaza k'umukuru w'igihugu. Kandi tukabasezeranya ko natwe turakomeza gukoresha izi mbuga nkoranyambaga neza na internet tukabasha kuyikoresha mu buryo bwagutse kandi bwiza. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Twakwakira uwundi. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Sebarinda Anastase, ndi intore yo mu Besamihigo b'akarere ka Gakenke. Ngiye kubaza ikibazo kirebana n'uburezi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hari byinshi byakozwe mu burezi, aho buri murenge byibuze uyu munsi ufite ishuri rimwe ryigisha imyuga n'ubumenyingiro. Ariko iyo turebye imirimo idukikije nk'amahirwe dufite, usanga hari iki kibura muri amasomo yigishwa. Ndatanga urugero, akarere kacu gafite amahirwe akomeye aho dufite ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ariko abakora uwo murimo nta bumenyi bw'ibanze bafite. Aha twifuzaga ko ahari ibyo bice bikorerwamo uwo murimo hashyirwa amasomo muri za TVET zitanga bwa bumenyi bukenewe kugira ngo wa musaruro twifuza tuwuzamure koko. Ndatanga urundi rugero, dufite igice cyeramo kawa ku buryo budasanzwe, kawa y'u Rwanda, kawa y'Abanyagakenke irazwi mu mahanga, ariko nta shami ry'ubuhinzi rirashyirwaho kugira ngo rwa rubyiruko rwacu rutere intambwe runasimbure n'abakuze bakiri muri wa mwuga wo guhinga kawa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turifuza ko mu nteganyanyigisho z'amasomo hashyirwaho umwihariko, bakareba igikorerwa ahantu hagashyirwa amashuri yatanga ubwo bumenyi bukenewe. Murakoze cyane. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ngewe uhagaze imbere nitwa Niteka Jean Claude, ntewe ishema aka kanya no kuba ndi imbere yanyu. Ndi umucuruzi uyigize, mpera ku busa, mpera ku gishoro cy'ibihumbi 4, ariko ndagira ngo ubwire ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika ntabwo ubu nkiri umucuruzi uhereye ku bihumbi 4, ubu mfite iduka ryiza mu karere kacu ka Ngoma, iduka mpamya ntashidikanya ko rihagarariye andi maduka, mu by'ukuri rintera ishema. Iryo duka nta wundi ndikesha wowe, ubwo udahwema igihe cyose kutubwira ngo twigire. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndi imbere yawe mfite icyifuzo. Hano mu karere ka Ngoma twahoranye ishuri ryiza rya Inateke, ariko ishuri ubu tuvugana ryarahagaze. Ishuri abanyeshuri bigamo baratuganaga bakatugurira, ishuri abanyeshuri bigamo baganaga ingeri zose. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndagira ngo usabe ikintu, numvaga wadufasha ukatwongera ukaduha ishuri ryiza, ishuri ry'icyitegererezo rya kaminuza yigenga, kuko ryadufasha. Icyo ryadufasha nk'abikorera, ryadufasha mu iterambere ndetse rikongera urujya n'uruza mu karere kacu kano ka Ngoma. Mu kuri turagushimiye kandi twizeye ko uri bukore. Urakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze. Twakwakira ukurikira. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Mukantagara Peace,
ndi umurezi ubimazemo igihe kitari gitoya akaba ariyo mpamvu nyakubahwa perezida wa repubulika yewe ubwanjye n'abandi barezi dusangiye uwo murimo tubashimiye cyane gahunda y'uburezi kuri bose ndetse n'iyo gufatira ifunguro ku ishuri nyakubahwa perezida wa repubulika uyu munsi muri rusange abana bose bariga nyakubahwa perezida wa repubulika ariko hari imbogamizi dufite muri ako kazi kacu ka buri munsi ko kurera harimo ikibazo dufite gikomeye uyu munsi cy'uko dutanga ubumenyi tugatanga n'uburere ariko nyakubahwa perezida wa repubulika tukikanga abana badutwaranye inda dufite indi mbogamizi ikomeye nanone turigisha tugatanga n'uburere nanone ariko tukikanga hari abana banywa ibiyobyabwenge turigisha tugatanga uburere ariko twarangiza tukabona abana bafite imyitwarire mibi iturutse ku ikoresha ritanoze ry'imbuga nkoranyambaga nyakubahwa perezida wa repubulika rero tukaba tugira ibyo tubasaba dusaba ngo habeho itsinda rishyirwa ku rwego rw'akagari cyangwa n'urw'umurenge n'urw'umudugudu kugira ngo abantu bose bigishe iryo tsinda rigizwe n'abantu bafite indangagaciro rijye ryigisha abaturage muri rusange ababyeyi ndetse n'urubyiruko by'umwihariko kugira ngo ba bana nibatugana baje ku mashuri bazaze ari n'abana bafite uburere bityo buri banyarwanda twese twumve ko uburere butureba butareba mwarimu wenyine kunda ziterwa bangavu rero nyakubahwa perezida wa repubulika hari byinshi byakozwe ariko turashaka kugira ngo hongerwe imbaraga mu guhana by'intangarugero bariya abantu batera bariya bana indazi bariya bana babatera inda bahanwe by'intangarugero iyo urebye umubare w'abana baterwa inda ni munini ariko abazibatera usanga ari nk'aho ari ntabo rero hashyirwemo imbaraga nyakubahwa perezida wa repubulika abo bantu bahanwe tukongera tugasaba ku bikoresho y'imbuga nkoranyambaga yuko nukuri igihugu cyacu gikataje cyane mu ikoranabuhanga hashyirweho iby'urubyiruko rukwiye kurebwa ibindi ntibabirebe kuko muri rusange twaje gusanga ko bifite ukuntu bibangiriza murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika ngewe bahagaze imbere nitwa Niteka Jean Claude ntewe ishema aka kanya no kuba ndi imbere yanyu ndi umucuruzi uyigize mpera ku busa mpera ku gishoro cy'ibihumbi 4 ariko ndagira ngo ubwire ko nyakubahwa perezida wa repubulika ntabwo ubunyira umucuruzi uhereye ku bihumbi 4 ubu mfite iduka ryiza mu karere kacu ka Ngoma iduka mpamya ntashidikanya ko rihagarara andi maduka mu by'ukuri rintera ishema iryo duka nta wundi ndikesha wowe ubwo udahwema igihe cyose kutubwira ngo twigire nyakubahwa perezida wa repubulika ndi imbere yawe mfite icyifuzo hano mu karere ka Ngoma twahoranye ishuri ryiza rya Inateke ariko ishuri ubu tuvugana ryarahagaze ishuri abanyeshuri bigamo baratuganaga bakatugurira ishuri abanyeshuri bigamo baganaga ingeri zose nyakubahwa perezida wa repubulika ndagira ngo usabe ikintu numvaga wadufasha ukatwongera ukaduha ishuri ryiza ishuri ry'icyitegererezo rya kaminuza yigenga kuko ryadufasha icyo ryadufasha nk'abikorera ryadufasha mu iterambere ndetse rikongera urujya n'uruza mu karere kacu ka Ngoma mu kuri turagushimiye kandi twizeye ko uri bukore urakoze nyakubahwa perezida wa repubulika mwakoze twakwakira ukurikira mwakoze nyakubahwa perezida wa repubulika nitwa Mukantagara Peace ndi umurezi ubimazemo igihe kitari gitoya akaba ariyo mpamvu nyakubahwa perezida wa repubulika yewe ubwanjye n'abandi barezi dusangiye uwo murimo tubashimiye cyane gahunda y'uburezi kuri bose ndetse n'iyo gufatira ifunguro ku ishuri nyakubahwa perezida wa repubulika uyu munsi muri rusange abana bose bariga nyakubahwa perezida wa repubulika ariko hari imbogamizi dufite muri ako kazi kacu ka buri munsi ko kurera harimo ikibazo dufite gikomeye uyu munsi cy'uko dutanga ubumenyi tugatanga n'uburere ariko nyakubahwa perezida wa repubulika tukikanga abana badutwaranye inda dufite indi mbogamizi ikomeye nanone turigisha tugatanga n'uburere nanone ariko tukikanga hari abana banywa ibiyobyabwenge turigisha tugatanga uburere ariko twarangiza tukabona abana bafite imyitwarire mibi iturutse ku ikoresha ritanoze ry'imbuga nkoranyambaga nyakubahwa perezida wa repubulika rero tukaba tugira ibyo tubasaba dusaba ngo habeho itsinda rishyirwa ku rwego rw'akagari cyangwa n'urw'umurenge n'urw'umudugudu
kugira ngo abantu bose bigisha, iryo tsinda rigizwe n'abantu bafite indangagaciro rijye ryigisha abaturage muri rusange, ababyeyi ndetse n'urubyiruko by'umwihariko, kugira ngo ba bana nibatugana baje ku mashuri bazaze ari n'abana bafite uburere, bityo buri banyarwanda twese twumve ko uburere butureba, butareba mwarimu wenyine. Kunda ziterwa abangavu rero, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hari byinshi byakozwe, ariko turashaka kugira ngo hongerwe imbaraga mu guhana by'intangarugero bariya abantu batera bariya bana inda, bariya bana babatera inda bahanwe by'intangarugero. Iyo urebye umubare w'abana baterwa inda ni munini, ariko abazibatera usanga ari nk'aho ari ntabo. Rero hashyirwemo imbaraga, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abo bantu bahanwe. Tukongera tugasaba ku bikoresho y'imbuga nkoranyambaga yuko nukuri igihugu cyacu gikataje cyane mu ikoranabuhanga, hashyirweho iby'urubyiruko rukwiye kurebwa, ibindi ntibabirebe, kuko muri rusange twaje gusanga ko bifite ukuntu bibangiriza. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze cyane. Abari Ingoma twagaruka hano, hari ikibazo bari babajije ku mbuga nkoranyambaga kijyanye na RSSB, niba bahari badufasha gusubiza icyo kibazo. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ikibazo cyabajijwe kuri social media kijyanye na umwanya bitwara kugira ngo barwiyemezamirimo bafite amavuriro abashe kubona ibyangombwa. Kigereranyo ubundi iyo rwiyemezamirimo yatanze ubusabe bwe, bikorwa n'akarere bagakora inspection, iyo bujuje ibisabwa ubundi bitwara iminsi 12. Ntibijya bibura ko rimwe na rimwe haba back and forth, aho uwasabye ashobora kuba ibyo atatanze, ibyo ntibishobora kuzamuka byongera iminsi irenze 12. Ariko ubu turi muri gahunda yo kubikoreshamo n'ikoranabuhanga kugira ngo izo contract applications and management bikorwe online, yaba ari abasaba ubushyashya cyangwa se abasaba renewal. Ikindi ni uko ubusabe bwakomeje kwiyongera. Nk'umwaka ushize ubu dufite abarwiyemezamirimo bagera kuri barenze 600 bakorana na RSSB, byongereho abarenga 100 muri uwo mwaka. Twifuza ko tuzakomeza tubyongera uko busabe buje, ariko ikigereranyo nuko ubusabe butajya burenza iminsi 12 iyo nta kibazo kirimo. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze. Reka tujye ku kibazo cy'imiturire. Babajije ku mbuga nkoranyambaga bavuga bati ibyangombwa kubibona birimo ruswa n'akarengane. Reka dusabe mwongere mudufashe gusubiza icyo kibazo. Minisita w'ibidukikije ariko na Minalog bagira icyo babivugaho. Murakoze cyane. Nibyo ni igikorwa dukorana na Minalog. Kiriya kibazo cyo gutunganya amasite, hari amabwiriza yashyizweho asobanura uko site zitunganywa, kandi bigakorwa hakoranye n'abatuye aho hose kugira ngo ibikorwa bakeneye by'ibanze bibagereho. Hari na komite kandi zibishinzwe. Nk'uko byavuzwe rero, turakomeza dukorane n'inzego zibishinzwe, inzego z'ibanze, dukurikira icyo kibazo neza, twumve aho kiri, tugishakire n'umuti, ariko dukoranye na Minalog nk'uko byavuzwe. Yego. Murakoze. Ngira ngo mwavuze Minalog, mushaka kuvuga Minefra. Yego. Nibyo koko ibijyanye n'amabwiriza by'abaturage bishyurwa byashyizweho, byarananogejwe na Minisiteri ishinzwe ubutaka. Twe nka Minisiteri y'ibikorwa remezo binyuze mu kigo cya Rwanda Housing Authority dutanga support, tugashyigikira abaturage, tukamenya ko bikozwe neza, bizatuma bubaka biboroheye kandi bagakurikiza igishushanyo mbonera. Murakoze. Murakoze cyane. Hanyuma Gakenke, hari ba iShow Speed bashaka ko mubakoresha muri Visit Rwanda no mu izindi campaign, ni iki mwababwira? Jean Guy. Thank you very much, Your Excellency. We will definitely look into ways that we can partner with the content creator and look for ways that we can develop partnerships and work together to continue to promote Visit Rwanda. So we'll get in touch with her, and we welcome ideas not only from her but from other places also. Thank you very much.
Abagakenye mwasubijwe rwose bazabegera barebe uko mwakorana ndetse n'abandi wakoze kuvugira n'abandi benshi. Hanyuma Anastase w'igakenye nawe yagarutse ku byerekeranye n'uburezi, avuga amasomo yigishwa, avuga aho batuye n'amahirwe ahari yaba ari mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, mu buhinzi bwa kawa, avuga ati ese mu byerekeranye n'uburezi n'amasomo n'iki muduteganiriza? Murakoze. Ku kibazo cya Sebarinda Anastase kivuga yuko bafite TVET ariko iyo TVET ikaba itigisha ibikenewe muri kariya gace, ndetse anatanga igitekerezo yuko twajya tureba aho dushyira aya mashuri agahura n'ibikenewe muri utwo duce. Ibyo ni igitekerezo cyiza kandi kizashyirwa mu bikorwa. Twariho turareba ubu ngubu amativeti yose dufite mu gihugu kugira ngo turebe aho ari ndetse n'ibikorerwa muri ibyo bice arimo kugira ngo tubihuze. Iyi porogaramu avuze ijyanye n'amabuye y'agaciro, ibyo gucukura amabuye y'agaciro koko ntabwo biri kuri iryo shuri, ariko ubwo tugiye kureba uburyo bihagera kandi bwangu, ndetse biri muri iyo porogaramu navuze yo kugira ngo amashuri yose asuzumwe kugira ngo tuyahuze n'ibikorerwa aho ari. Ubwo nicyo namusubiza. Binajyanye ndetse n'iby'ubuhinzi nabyo yavuze mu kibazo cye. Murakoze cyane Minisita. Tukiri kuri mwe n'ubundi, Ngoma babajije ibya kaminuza ya ENATEC yahagaze. Murakoze. Ibya kaminuza ya ENATEC ari kaminuza yari ihari kandi yigenga atari ya leta. Iyi kaminuza ijya kujyaho leta yarayifashije yiha ubutaka kugira ngo bashobore kuyubakiraho ndetse n'ubundi bufasha, ariko kuko ari kaminuza prive iza kugira ibibazo bijyanye n'imyenda yari yarafashe, rero ntibyashoboka ko ikomeza gukorwa. Icyo gihe ngira ngo ni muri bya bindi twavugaga ko buri muntu wese agomba kubazwa inshingano ze. Ntabwo leta mu mikoro make dufite twajya dushora amafaranga y'abaturage mu maproje adafatika. Icyo gihe icyo nabagiraho inama ni uko bagana kaminuza zisanzwe izihari kugira ngo bashobore gufata no kubona ubumenyi bakeneye. Noneho uko dukomeza kugenda twegereza uburezi abaturage, hazagera n'igihe nabo tubageraho. Ariko ndashishikariza abantu bose bafite imishinga leta itera inkunga ko izo nkunga zitapfusha ubuswa kugira ngo umuntu agaruke avuga ngo ni munyongere. Murakoze. Murakoze cyane. Mu kanya turafata akaruhuko gato. Hari ikibazo cyabajijwe kijyanye n'umuryango. PC yabigarutseho avuga inda zitateganyijwe, avuga urumogi mu rubyiruko, avuga social media zikoreshwa nabi ndetse n'ibihano yavugaga yuko rwose byoroshye bihabwa abagaragayeho ko bateye abo bana inda. Minisita w'umuryango ni iki mwabivugaho? Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Reka nkoresha uyu mwanya nshimire Peace uzanye iki kibazo mu mushyikirano. Ni ikibazo gikomereye umuryango nk'uko mwabibonye mu bushakashatsi buheruka. Inda ziterwa abangavu zariyongereye ziva kuri 5 zigera ku 8%. Ubu bushakashatsi bwanagaragaje ko iki kibazo ahanini gifite inkomoko ya mbere cyagaragaje nuko akenshi kutiga ari kimwe gituma abana baba expose mu kuba basambanywa. 21% by'abana basambanijwe bigaragara ko batigeze bajya muri primaire, 13 barangije primaire
bane barangiza segonderi gusa. Umuti urambye wa mbere tubona ni ugutuma abana bajya mu ishuri bakiga kandi bakiga amashuri kugera kure. Dufatanije na Mineduc gukomeza gufata abana ku ishuri muri drop out ku buryo hatagira umwana n'umwe usigara atagiye mu ishuri. Icyo ni solution ya mbere tubona izadufasha gukemura iki kibazo. Ikindi cyagaragaye ni ikibazo cy'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge nacyo mugarutseho. Ingamba zirahari hamwe n'inzego z'umutekano dukomeje kurwanya ibiyobyabwenge mu gihugu kandi tukangurira abaturage gukomeza kubicikaho nk'uko n'umwe muri panel bigaragaje hano ko iyo umuntu afata ibiyobyabwenge birangira ntacyo yimariye mu buzima. Ikibazo cyo guhana peace yakigarutseho. Aba bantu bari muri quartier baduterera abana inda kandi ikigaragara nuko akenshi tuba tubazi, ahanini ugasanga ubwo n'ababyeyi tugira uruhare mu gukumira mu guhishira. Turashaka gushyira rero ingufu mu guhana abantu basambanya abana cyane. Abasambanya abana ni kimwe ariko n'ababyeyi n'abaturanyi bahishira nabo numva hakwiye kubaho uburyo bwo guhana. Umwana asambanywa muri quartier dusanzwe tubize tubibona na risk ihari, abaturage akenshi baba bayibona. Turakangurira abaturage babona iki kibazo mu baturanyi bagire uruhare kugira ngo dukumire iki kibazo kandi dufatanyije twese tuzagihashya. Nkaba numva aribyo nabasubije. Murakoze.